Hari igihe ushyira umutwe ku musego ugafunga amaso ariko ugasanga ibitekerezo bikuzuriranyemo, ibyo warokotse, ibyo wabuzeho amahitamo, ibyo utaramenya uko bizagenda, byose bikaba umutwaro ku mutima wawe. Nta kabuza hari impamvu ituma udasinzira. Iyo umutima namugucira urubanza ntushobora gusinzira. Iyo wakoze amakosa ariko ukanga kuyemera, ijwi rikubwira ko utabaye inyangamugayo rihora riguciraho iteka. Ushaka kwirengagiza ukuri ariko umutima wawe ukakubuza amahoro. Wanga guhinduka ariko ukabuzi neza ko ukuri atari ko bikwiye. Mbese urasinzira ute igihe uzi ko hari uwo wababaje, hari uwo wahemukiye, ndetse hari n'icyo utakemuye? Iyo utazi aho uri n'aho ujya ntushobora gusinzira. Iyo ejo hawe hazwi n'abandi ariko wowe utazi icyerekezo cyawe, umutima wawe uraruhuka ute? Wabonye ibindi byose ariko ntiwamenye uwo uri we. Ugenda uko isi gusunitse ariko ntuzi impamvu nyayo yo kubaho. Umunsi wose uba wahugiye mu bindi ariko nijoro iyo utekereje usanga hari icyuho mu buzima bwawe. Mbese utekereza ko kuba uriho bihagije cyangwa ubuzima bugomba kugira intego? Iyo wisanga hagati y'ibibazo byinshi ntushobora gusinzira. Ugira impamvu nyinshi zatuma usinzira ariko ukagira n'impamvu imwe ikubwira ko bidashoboka. Ubukene, ibihombo, kutizera ejo hazaza, kutagira abo wizera, byose biguhagarika umutima. Ukibaza uti ejo bizagenda bite? Uti banyanze kubera iki? Uti cyangwa byashoboka ko nateshutse ku nzira. Umuhanga muri filozofi Frederick yaravuze ati ufite impamvu yo kubaho ashobora kwihangana uko byagenda kose, ariko si wowe ufite impamvu. Ese niyo igutera gusinzira cyangwa niyo igutera kutabona ibitotsi? Hari ibitotsi biza bitewe n'umunaniro, ariko hari n'ibindi bitotsi bibuza umuntu gutekereza no kugera ku nzozi ze. Iyo umuntu yibereye mu buzima butagira intego, igihe cye cyose kiba ari nk'ibitotsi byo mu buryo bw'umwuka, aho asinzira amaso afunguye ntacyo aharanira. Nyamara hari n'ibitotsi bitemewe, aho umuntu arota iminsi yose agira ngo azagira ejo heza kandi atakoze ibisabwa ngo ahindure ejo he. Ubuzima bugira ibyo busaba: kumenya ibyo usabwa, gutuza umutima no gutekereza icyagufasha gusinzira nta kibazo ufite. Kuko iyo umutima wawe uremerewe, iyo udafite icyerekezo, ntushobora gusinzira. Gira icyo uhindura, kuko gusinzira neza bisaba kuba uzi neza impamvu utari maso. Ni ikiganiro Ihurizo wumvaga. Ntucikwe n'ikiganiro gikurikiyeho. Kora subscribe, share, wandike n'igitekerezo cyawe hasi muri comment.